n'ururabo ufatanye akajyana nawe kandi kanditse rwose Yesu warafata umwanda waramuhanagura rwose arashaka ngo Yesu abitera ibiriya biragirana muri byaravuze ko byahagane rwose Yesu yarabyigoreye yasigaze nakimwe none nuguwe neza ndatunganirwe Mana yacu abose bazabigira uko bashatse ni ikinyoma cyangwa gusa Yesu uzimukora kimutse ngo ajya gukora imirimo y'imisato siko misiga Yesu wawe bana sibi ngo yirirwa umva ya satani n'abadayimoni ngo yasanze satani ari mu miti yawe yati wa wundi bimukanya gatoya twamukona kone karafinirana ntagishoboye no kuvuga amaraso karavaho babizana ngo Yesu akamamukia kisimusi ariko muri filime yaravuze ngo kindumwe cya utukufu kwa Yesu Bwana
okura utare nta utare hari ya n'amakuru abaporo ya motivation ubutumwa bwiza ni Yesu nitangiriro none n'igihe kizaza ubutumwa bwiza ni Yesu Bibiliya nta makuru y'abantu abanyamurenge iyo babagurana adasoma Bibiliya ngo cyo igipandiko cyo kugurana abandi bagasoma icy'amatiku ngo musubize Bibiliya nta matiku yanyu abamunda n'amakuru y'abagore babyaye kandi igipandiko cyo kuja hanze kiba muri Bibiliya kandi cy'umugore warayibyaye kiba muri Bibiliya amakuru abamo nayo gupfa no kuzuka kwa Yesu nayo Imana yambaye muri n'amakuru ya Yesu n'amakuru ya Yesu wesa fata satana makifu zozo afata arasisa warazimangura kurangiza warangiye kusimangura wajahirya asanga bage hasi n'abakayini ngorabira tumusigare neza gutegereza ubanza ngorazaje muri paradiso ya cyangwa umva usanga bari barindiriye wegeze mu mujyeze ku matera rafika wesanze yo baharuka ku muryango wewe bahitabira abandi ati yana babwiye ashitse kageze sinari nababwiye ngo umucunguzi wanjye kandi wamaherezo zohagarara kuri isi ngo namara kubura uzomureba n'amaso yanjye ataraye ninde nazaba ngo bikazamura ijambo leta kumuzamura je wababwiye ngo azovukira i Betelehemu Efurata y'Ubuyuda turi mutoya mu bihumbi by'Ubuyuda muri ninde nazaba sayita kumaba je wababwiye ngo azofite n'imijimba mu mugongo yarakoma mu isere n'amahanga ninde nazamura subimu wala se habitamo kuzungurira mbabera bose baguye muri hingo isi barakorana bose barakorana bose ngo baza mu bitaramo bose bari bana yavuga ngo ni ufura mu byaremwe ngo nawe ufura mu kuzuka nawe kumutanga ngo abaye mu gitondo cyo kuwa mbere n'isi irindwi ngo Yesu arasohoka bwa mbere wanazibiri wayigaragara kuri irembo ry'imva ngo amatanga kufunga bose bari barasohoka warangije bakoresha akarasisi betiza na valena abarebare inyuma bakubamo 500 ngo birizivuga barabwa mu banywe mu mugobe biz'abaturage ko abavuga ngo wani no mu murwa bose abantu barababona bose turababona bafata ikindi gitoto ngo akizamura mu isanzure mwani peresa akimisa abazimu barakimisa abadayimoni barakimisa sizi azavuga ngo azabimana y'Imana ngo iya kabiri ngo yo kozisanzure ngo yo kwirukana abasimu abamutekereza abasimu bakamuye batagira isoni itorero ry'Imana rizofwa mw'isi turi kumwe n'abapagaza Elisaraha abera baraha abakiranutsi batambiye muri isi tuzugira icyarimwe erega si abasimu bo twitega aha umurabona abasimu bo twitega se tuzozamuka n'amakorari n'amakorasi akabaho bavanye nimba sinzi umukristo yasinzi ntabwo bihuye n'ibyo bapagana umupagana azafatwa n'abasimu n'abadayimoni ngo akamanuka mu gihugu cy'icokere gicuze cyuma ngo kiyebeshwa neza ngo agaterwa n'amacumu ngo akabanza guhangatira akaboroga umubabaro atigeze kugira ariko umukiranutsi ngo azaterwa n'amakorani n'amakorasi n'amagare n'amafarashi cyane ngo agaterwa agashirwa niko byageze muri Afurika y'Epfo amaze kurangiza yahise aterwa n'amakorani ibihumbi by'ibirura n'arangira barakwamisha cyose ko byakabana ngo bamwe baza barinda umuryango bazabanyura hejuru y'igiti ngo bagenda baririmba n'abandi bamwe bananigote ahubwo nakuvuga se turi kuhaca n'ijuru bavandi nta yandi makuru tuzobona yo lakini nitamwona Yesu kwanza ngogani mazibaraza nasompaka mwahaje bene masiku tsinari kuna rusikai mazi nimusubire kamusi yari yaraboze izi simbo fusaha nizindi Yesu wakoito muyandi magambo abayikatiko muyandi magambo wenyine ari
gusomera ngo baravuga ikinono hakoze kitwogisha ikinono hakoze nta mpamvu yo kubwisha abantu barakize none turabigenza bwana sibi ngweleze bati naza gusanga no gutaha ntabwo kuba tubisha icyahaza magala atafuste Lazaro wizi na mbaraga y'Imana yakwamwe ntabwo wasigaye gusa isi yose imihanda yose muri Amerika mu minembwe mu Rwanda ntabwo tuba basigaye Yesu yamayinda fatiranga mu ndarasoma Lazaro wande vamo wewe Lazaro kugira ngo abandi babe barinzi kwano kugira ngo yerekane ko afite imbaraga hejuru nakuzima Satani anamboleza rohoni wako. Ni wewe na hamisa vile na wewe sana. Na hii ndanga. Ndio mtazo kwa yabaya. Naona nini sikuwa baya. Yesu kwa magaragaza vizuri ndanga. Hiyo tumojaja nini nilianza picha yako ala ya Ngorera imana ngorera ngije ndamwe ngorera pause ngorera ngije kuteresha intama ngo afite usimahagara imisozi baravuga ngo kituna kibobi haka turabiza bwanuma Yesu azuwaka nakundira rero basi rero ni Yesu azuwaka rero tufuko Yesu azuwaka ozakurira imana ishwa
jewe nawe ati ubona cyo gusenga dusengere ubugezi kuko izi ziravangira ziragoye twagenda umunsi twataramiye nawe uracyari gato namwereka bari umwana yarasimisi bamutangira saa yine uracyatugeza mu gitondo tubona uburyo turazamuka tukaho twari kugabanira tumare gushika twagiranye ukwezi kuvuga ngo bose umurimo wose Imana yari hano kwisi icyo nabwo umurimo wose Imana yari n'uwamwenda haba umurimo yari umwana w'umunyabwenge ishuri uzumva yageze afata amanota guhera muri 80 azamura ikintu kijanye no kuvuga ngo kukazi kose twagiranye mu kiraro cyo kumwana rwabana na Sekiro Fasi inyana zose twari dufite muri cyo kibuga yazikuye mu ko zangana yarashitse tubicara kamarite y'Imana zibaza ko Imana mu Rwanda rero kuruke akaza ko ibintu byose tutabasha gukora ubuce arangati harageze ndakomeje nuko rero twabona gukora turamusezera umuriza moto duhagarara n'agategera guhana Imana arabwira ngo ndagiye nimara kugera South Africa asezera ndabizi mu muryango wacu hari ibibazo byinshi ariko jewe nzaba byinshi nzabikirana abana bacu bose umwana aragana n'abana bacu nzabafata ukuboko kandi wowe cyo kubwira umure kuri uwo natarowe habaye itariki 17 yapfuye mu kiraro barampamagara hari gucungira usanga n'abashaka ngo bisera tugate birashoboka dore umuvuga ko turufu umushe namubona kuko bapamagara umushe yapfuye cyangwa bapamagara umushe yapfuye kuko ubuzima bwe hari yagize uhora ku bitaro tabati se musere yarasezeye umunsi igenda mwezi kuko ariko mugakajana gatandatu yatigenda kuko iyo suri yakazasha arambwira ngatora n'atoka ngerazuka araperekeza arambwira ati genda mwana waje ariko simpamara ko tuzongera kubona bifata nk'ibisabi babura gatoya n'icyo muravuganye nuko rero muzamaze gupfa ndavuga ngo birashika ariko nibuka ko turi kumwe na bose kuva nakomeye kavuga ati n'ibibazo zabigize gute bose uzahari turi kumwe na bose navuga n'abashikari n'abategura n'imwitonde nta kintu kizatunanira muzeyi yakiye mu gice gikwiriye yasinziye ariko ngo dusigarane n'amusubiye yabazo zatunanira waje kuba ashobora ko tuvuganira kugira ngo ukore nari nicaye munsi y'igiti nari nije muri Kasai hari sayi twari dufite akandi kabuza umwana w'umugore noneho kaba nijogarira bya mu masoko nawe ati gutanga amafaranga gufasha uyu mwana sayi n'iminota 49 akorera audition arabwa ati yabamwe liste cyo gufata amafaranga yaje kandi tugire kandi natsoza ngira amafaranga sayi n'iminota 49 kwaravuga ndavuga ati marishaje yo mu biro ndavuga ati tariki zanyuma ni kumisi 15 zo tariki baruza amatanzo amafaranga ko mana cyo kuzi uri mu tarafa ndende cyo kubari nuko bonamize wa muntu witaje twavuga mukanye nimegaho noneho hampamagara Rwanda nimero shasha nimero yanditse kuri sidesa 27 nimero nawe tuvugana nawe sinarebye kode y'igihugu abamo isengero sako y'ibikini gaje mukanye cy'ijoro wa musiro kuva gatoya itabira nimero mu gishaka kumbwira nuko ndamwitaje ngo niyife umwana wabana bose noneho mwitaba shaka ko kumutera n'ifite morale nuko noneho ngo mwitabe umva tsuno mwana ko mwitaba morale shaka ngo tuganire nawe ariko ko mwitaba integrity ngo bose baramusha bose wacu tumutugana bose yaje nuko wacu twati ngo muzeki ofasi naro bari bahagaze narabareba gapo kuko bana nuko nari bakuhamagara ngo babwire ngo bose ndapfuye cyane icyo nakoze narihangarira kuruza nanditse amagambo narangije muri hangarire ndandika usanga ngo bose barangije kandi ni ngombwa kwandika mu ndetse bivuga ngo yarangije ariko icyo nasobanukiwe abakristo bamenye Imana baravuga Imana izezo mu kigeragezo maana yake ngo kijanye no kwihangana ndavuga ngo kindi kigeragezo Imana hari bizito umuntu ndavuga ngo Imana ashaka kandi bose Imana izetegereza
ukabona wa muntu wese mwese nkaho mwari mwanze amaso ushobora kuvugira ijambo mukavuga ngo none ubukaje mu bana bose narera nshobora kumujyamo uretse n'umukuru wa sogoko najije mukuru w'umuhungu mu bana bose nareraga atari ubukaje uyu mwana rero ndabonaga nishizeho ubuzima ariko baravuga imana imuze gukurikira izere imana izadutiza imbaraga n'ibyangaje ihangane akandi kantu kari ndashimira abantu bose bari ku isi ibi bintu ntakorwa hano imbaraga zacu oya ni mwebwe n'abandi batayana imana izabahemba kandi kuvuga ko bahemba imana yonyine izabagorora ndashimira muri datasana bikimara kuba narabandikiye ndakubwira ngo yesu arageze ku isi kujya abantu arabwira ngo tubone ndashaka kugira ngo azamenye neza South Africa menye neza aho kugera hose yaguye menye se umwana wacu ishwe n'iki yarikoze muri twari kandi mu twari usanga bose izirani ndende ibintu biragoye ariko imana izatubasha nihanganisha amamudogo nihangaza bose nubwo yagiye turahari coco turahari imana izadutiza ubwenge idutize n'imbaraga idutize n'ubushobozi aba bana dusigura aba bana bose n'ubundi bafite mu nshingano tuzabarera ndahiriwe n'umugabo arahari umugabo arahari ijambo arahari naho ibindi byose tugihaye ko dutekereza mubasha imana izadufasha ndabashimiye nshimiye itorero nshimiye umuryango wacu w'agasinzira akandi kantu kanyuma urupfu rwa bose kunyanyamugisha yavuze naje nararubona uzi uko urupfu ruzarubona tuzi iyo ushaka kujana yasinzira muzaze kukwereka rugabanira tuzi muzaje gufata narajyana umunsi umwe mbona rugabanira yapfuye niko rwameze mbwira iwacu twaturi kumute se ko najyana mbona rugabanira yapfuye ejo bundi bose aja kugenda rurajijishe njyanye nuko wacu asigaye kirofasi hari saa munani nijoro nitereje ndamubwira ngo mbonye barashitse neza arangije mbabara n'ijambo ryanjye mbona ushize ntawe tukirakiye mbona umusasu mbona ko umuntu arasa muzehe gutya arakurasa mbona muzehe tujyabanye na kirofasi nuko asigaye ndishwe n'abatewe habaye ikibazo mbonye umuntu uko arasa muzehe saa munani z'ijoro kandi mbonye mu rusasu neza n'abatese iki kibazo kigeze gute n'abatese mu gatondo kubera ko ntambara tureba mu bintu reka tuzahanga gatoze mu Rwanda hose ariko rero asigaye tuzabaho Imana ishaka asigaye muri data umwana wacu bose tumushoboje ibihumbi ridashira kandi ishimwe Imana cyo kubita cyane kuko bari bamuzi wa nyuma wo kumuherekeza asigaye wihangane urabizi mwirondoro umwana wacu amateka y'umwana wacu arakiza kuri ya bose yavutse itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 2003 avukiye mu gihugu cya Kongo ni mwene Rukinisha Samsoni na Nyiranderwa Nyagazwa avuka mu muryango w'abana 13 yize amashuri abanza n'ayisumbuye ubu nibwo yiteguraga kujya muri kaminuza yarangwaga n'ubupfura n'ubwitonzi gusabana no kubana neza n'abandi no gukunda umurimo ruhukira mu mahoro yabatijwe itariki 23 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'ibihumbi 2017 mu itorero rya Nazareni mu Rwanda arangije kubatizwa yagiye mu itsinda ry'abaramya Imana mu rusengero akoramo umurimo w'Imana nyuma yaje kuba umukorari muri iryo torero ku ruhande yari mu masengesho ubibamo nabyo bikamubamo agasenga mu kuri no mu mwuka ijambo ry'ababyeyi be bageza kuri umusore wadusize mwana wacu ugiye kare hari byinshi byiza twari twitezeho ababyeyi
usa udusigiye irungu tutazi ko tuzabasha kuyihanganira. Nyagasani agutuze aheza mw'ijuru. Ijambo ry'abavandimwe biwe, umuvandimwe wacu tubabajwe cyane no kukubura ukiri muto. Ntabwo tuzi icyo twavuga aka kanya, natwe ubwacu ugiyubisa byatugoye. Imirimo myiza wakoze iguherekeze. Ijambo ry'abase wabo, watubereye umwana mwiza ugiye kare. Imana yagukunze kuturusha uruhukira mu mahoro. Ijambo y'abana abereye ba nyirarume, umuvandimwe wacu buri gihe uzahora mu bitekerezo byacu, uzaduhora ku mutima. Uradusize utuvuyemo, ariko tuzahabwa mu mitima yacu. Ibiza byawe byose bizakomeza kutubera urwibutso kandi bidukomeze. Mana nakikubaha, adusabe abantu bose yanagabe hasi.
urusengero ko bitabaye n'ubuzima bashobora natwe kuri uyu munsi nk'uko mwabibonye nk'uko mwabibonye bose yatabarukiye muri Afurika y'Epfo nubwo bamubwiye bwa mbere ko bose batari barabibwira baramenya amakuru mu by'ukuri byari bigoye kubyakira cyari ikibazo kitoroshye ariko nakumenya amakuru nahise mva muri ino minsi ndaza hano Kigali ijoro rimwe kuza gukurikirana urupfu rwa bose muri Afurika y'Epfo kugira Afurika y'Epfo mu by'ukuri umwanya ushimire guverinoma y'u Rwanda kubera ko mu by'ukuri iyo tutadufasha turabasha kuzana urwanya ndashimira cyane ambasaderi n'uriya mukozi yambaye bakorana witwa Didas mu by'ukuri badukoreye ibintu bitangaje ngezeyo rero nanone basanzwe ufite abavandimwe nanone ndashaka gufata umwanya nabo bashimire nakiriwe n'umuvandimwe witwa muri Tanzania nawe ukwiye kubatira imbere hariya ya Afurika y'Epfo muri mugore w'irembe mu by'ukuri badukoreye nanone ndashaka gushimira umuvandimwe Bisoka Didier n'umuvandimwe witwa Moise niba mubona twabashije kuzana mu biro kugendera n'abagabo banyuze mu Rwanda rero maze kugira muri Afurika y'Epfo ntabwo byari byoroshye urupfu umwana yazize urupfu rubabaje cyane baraje gusanga gukoreraga bagiye baduha ubuhamya bwinshi babaye nabo igihe gito muri Afurika y'Epfo umwana yari umwana muzima twabashije kugira amateraniro bamusezera abenshi ushobora kuba tugiye nta mwanya munini dufite wo kubisubiramo ariko byagaragara ko kominote yaba abanyamurenge batuye abanyarwanda yaba abanyamahanga abazungu basengera mu by'ukuri byagaragara ko batakaje w'ingirakamaro muri make aya niyo makuru ariko ndashaka kuvuga ibintu bike kuri uyu mwana wacu kubura bose ni igihombo kuri famiye yacu uyu mwana ari umwana twakundaga cyane sinzi amagambo bakoresha kugira ngo ubashe kuvuga bose bose yari afite karite udashobora kubona mu bantu udashobora kubona mu bantu benshi uyu mwana yavugaga amagambo make uyu mwana yari umukirisitu nk'uko mwagiye muvuga hari abantu benshi bajya bavuga ko ibintu bigaragara ko abantu bitanga Imana ariko uyu mwana yari umukirisitu ikindi uyu mwana yagiraga disipurine hari ibintu bagiye bakomeza muri siporo yari umuntu ushoboye siporo cyane icyo ni kimwe ndetse n'ahantu n'abantu babanaga babitanze mu buhamya uyu mwana yajyaga ku kazi mu gitondo saa 9
izindi gahunda buri munsi biri so urumva ko umwana wari ufite disipurine uteye ubwoba. So ikindi abantu benshi barikubwiraga bose iyo muvuganye ikintu turakora iki kintu yes ni yes na no ni no, n'aya masaha mwavuganye ayo masaha arayubahiriza. So mu by'ukuri gukora bose ni ibintu biremereye, nuko tudafite umwanya ariko twari ibintu byinshi. Rero ikindi kintu ushaka kuvugaho gatoya, ndashaka kwihanganisha mama wa bose. Ukuri mama ukomeye. Undi muntu ushaka kwihanganisha wa kabiri ni Jean Paul na Madame. Bose mubona yarizwe na Jean Paul na Madame. Aba tukuri Jean Paul bose yari imfura ya Jean Paul. Mwarakoze cyane kuturerera umwana kandi Imana izabamugisha. Ikindi abandi nshaka kwihanganisha abavandimwe ba bose guhera kuri Lolita, Rugabanira n'abandi bashiki bose bavukana n'abandi bana babo bose mu by'ukuri bikomeye cyane. Nanone ndihanganisha muzehe hano na mukecuru nabo mu by'ukuri bikomeye cyane. Ndashaka no gushimira Rugira, tukimara kumenya amakuru ntabwo nari nzi ko azaba ari hano, byari ibintu bigoye, ariko ndashimira Imana yamurinze mu nzira akaza akagera hano amahoro, umunsi tukaba turi kumwe. Rero nta rugoye kwihanganisha ngoma umuryango wa Mushumba nawo wose mu by'ukuri mukomere cyane, kandi ndabashimira ubwitange bwanyu ko mwarateguye umunsi ugaragara gusengera umwana wacu. Ndashimira cyane cyane Perezida Rwatwa, Pastor Asoji, Muzehe Jerome n'abandi bose. Abandi barushaho gushimira, ndashaka gushimira abantu bagize uruhare muri gutegura ibirori bya bose. Ndahera ku bantu tubana muri Amerika, by'ukuri abantu bari ku rubuga bakoze byihuse. Hari n'abandi b'i Buraya, abandi muri Australia, inshuti zanjye bari hakurya hari ingoma, tukaba Imana ikubaho umugisha. Norangiza nanone tongeye gushimira urusengero rw'abanye natwe muri ino minsi yose, kuri mwatweretse ukuntu Imana ibahere umugisha. Murakoze. Salomo, uzohora utabara bari hanze, yagize n'ijuru
babadutabara. Nshimiye na pasiteri wacu wavuye Mbarara akaza akatubwira ngo kuza kudutabara yarakoze Imana imugisha. Nshimiye na Rugira n'ukuri Rugira ibya mbere byarabaye yari ahari ariko kuri ibi ngibi abona nawe Imana iramufasha araza yaciye mu ngorane yaciye ahagoye yaciye ahanirije ariko Imana iramutabara nawe araza tukaba turi ku munsi mukuru w'Imana Imana izamugisha. Nshimiye Imana abantu bose bakoze ku bikoni bahereye Mbarara ni ukuri mugaragaza ku kwezi kumwe bifitemo ibiribiri ni ukuri abantu b'Imana barakora kuko bwatabaga bakorana n'abagore babo bakorana n'abana babo Imana isabibahereje rero ku bwacu nta kintu bakorera. Nshimira bakuru bacu bari gutabara arabafite ubundi Kenya baratabara n'umuryango wacu hamwe n'abaratabaye ni ukuri mwarakoze Imana isabibahereje. Ni ukuri nshimiye kandi nawe yambaye barakoze ni ukuri ubundi nshimiye na mukecuru nawe twarabanye twarazanye yarakoze Imana ibahereje mwinshi gusa mwakoze byose ni ukuri Imana izabigirire neza Imana iteze rwose ibiruhuko birashira. Barakoze cyane umubyeyi kuko abantu bose imiryango yose yatabara Imana ibamugisha kuko kuvuga twahuye n'ikibazo ngo duhuye n'ikibazo kinjira mu kindi kuko iwanje nini watubanjirije banjije ejo bundi igihe kitarashira bose nawe numva bararangije umutima wanjye waritanze kabisa ariko kuko dufite Imana yo kumvuriza Imana niyo humure ryacu. Ubundi icyo mvugaho ni bose yari inkingi ikomeye. Samusoni amaze gutambuka ntabwo bazambaje cyane nka bose niyo yari inkingi twadusigariye kuko bose yagiye iriya niyo wari wikoreye urugo rwose ariko kandi twarabatugana nabo mwanya n'umwanya kandi bose yari umwana uza bitonda yaba yari yakudahaka kubaranga bose yarakakora ibintu bidasanzwe yarabana na Nyirasafari agakora ibintu yarangije umwana we akabikorera amakuru n'ubundi utabona ariko Imana izikora izishatse bose atabarutse kandi yari umukiranutsi imbere y'Imana bageraga ko abandi bana bazashaka ko kwitwara nabi ariko bose babayeho no mu buto bwiwe yari umwana witonze kandi w'umukristo ariko bose aratabarutse nuko turahari kabashimiye itorero ryamubatije ndabashimiye kandi mwabaye natwe Imana ibamugisha. Ubundi icyo nshimiyeho turashari naho bose binarambanirije ariko turashari umuryango kuba mwaradutabaye ibibazo zose nanjye tutegeke cyane ariko ntabwo nagiraga nashatse ko kubasaba munyabona mureke niyangane yatambutse nuko baranga ubundi nkabashimiye Salomoni kuba ikibazo cyarabaye yamaye itatabara ubundi nkabashimiye umuryango wacu w'abashumba ikibazo cyarabaye amatabara kwabo batabara bose nta n'umwe wasigaye ubundi nkabashimiye batabara ikibazo kiza akaba ari ba mbere badutabara ayo niyo maboko yacu niyo maguru yacu ubundi imirimo yose bazakora nuko Imana izibahereje ubundi tukabashimira imiryango yose yadutabaye muri ibibazo Imana ibahereje.
guhera ku ikanisa bamuvuze, guhera abatezo bamuvuze, bose n'umwana wanjye ahandi bose bari kugira ijambo yavugaga make cyane abaho ariko akaba yumvise cyane yajyaga gusubiza atahutse atikanze ikintu yabitekereje akavuga ikivuga imuvuye bose sinubwo beze ubwenge bwaje ibitekerezo byaje ariko Imana rero irimo ibigirayo iyo yamubwira ubwenge kandi akegera kumubwira hasigaye bose Imana muri ndashimira abantu ndahera kuri itorero ry'ahantu muri sosiyete turimo ni ukuri turabashimiye kandi tubona tubahemba Imana yo muri yonyine tubahemba ndashimira itorero ryose y'ahana uko ingana abanyamurenge bose bahana ni ukuri barakoze twari turabashitsi ariko dusanga ibintu byose mubihagazemo aho murabikora muri hehe ngo dushike neza byinshi nitwe twabibazaga nk'abashitsi kandi ariko babikunda ariko turera mwakoze tuba twashimiye cyane Imana y'umutu ibaheze umugisha abashimiye umuryango w'agasinzira bose umuryango w'agasinzira hano nitwareteye aha ngaha bari nitwareteye rwanda abongera gashyira ubohereje ari hano umusore washyize sekreteri y'urwanda twabanye n'iriya kuva umunsi biba kugeza no ku munsi wa none n'abaganga basaba kohereza abana abashimiye pasiteri w'itorero ry'iwacu nawe arahangaha yatwara abantu n'iriya ariko Imana y'umutu twabona nawe akaba arahangaha abimushimiye n'umuntu abashimiye pasiteri wacu wareze bose n'ubu aracyafite abandi barumuna be abana be abo yasetse iyo nzira uzayikomeze uzohere n'abandi abashimiye umuryango ukuri kubwira umuryango turabera ni mwiza cyane twumva mu kibazo cyacu cyose sinubwo umuntu uvuga kandi sinubwo ngo witura jemeye ubwenge bwaje ndenze ibitekerezo bwaje ariko Imana yonyine yabaremye izabahozeho bazabaho batari bakora umuntu abashimiye umuryango w'abahinzi aribo bamuyomba nibo bahinga ni ukuri mwarakoze cyane barabaniya uwo munsi biba muraza murakura bari hafi n'abandi baha barahageze n'abandi baturutse muri Kenya baraza abashimiye abakecuru babiri barahangaha bamama bacu ni ukuri mwarakoze mwatwese ubutwari yuko mutwumva yuko musutekana uzahorana ibitekerezo uhana ufite mu bwoko Imana y'umutu ayizimije abashimiye umuryango w'amasafari n'abanyarwanda Jean Paul Imana yaratorosheye ati nyina yarabyaye Jean-Paul aramurera aramukuza aramwigisha jewe nari kuko twabaye iminsi myinshi ariko twabaye benshi nagaze musanga hariya kandi musanze twikosha akaza tukaganira tukavugana nawe Jean-Paul kuba yarakoze ibintu by'amasafari Imana y'umutu isabere abashimiye Salomo yabaye twawe ijambo riri kuba ashyireho ururabo rusezera bwa nyuma kuri bose tuboneho no gusaba famiye Samusoni namwe mwe mwiyegeranya ndashaka ko tuzajya tubana hafi kugira ngo twihute twe gutinda muri rimwe famiye Gitambara namwe mwe mwiyegerana ubwo nizajya mbivuga mufata ururabo rwanyu hanyuma mwe muri itsinda na mama Rukinisha ndetse na mama w'abana mwakomeza mugashyiraho urundi rurabo rubahuza mwese tuzajya tuvuga abantu mwe mwiteguye mufite ururabo mwiteguye mufate ku rurabo hanyuma musezere bwa nyuma ku mwana wacu Brian Boss famiye Gitambara mwashikira ururabo hanyuma namwe mugasezera ku mwana ku munsi we wa nyuma famiye Gitambara mwese
Famiye Kambaza namwe witonde pasiteri nawe ahagere famiye Gitambara. Abahari bazajya bahagararira abandi ubwo ntabwo tugomba guhamagara abantu bakiri kure gusa. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi baye kwihangana. Famiye ya Kambaza namwe twabakiriye. Kambaza ninde uhari umuhagarariye? Famiye Muyehe, sokuru Muyehe mwatambuka. Famiye Ruhamanya. Famiye Muyehe mwatera intambwe tuzajya tubikora n'abateguje kare kugira ngo muzajya muzamuka hakiri umwanya. Famiye Ruhamanya namwe mwe mufatura ubwanyu mwitegura. Famiye Jerome, abo bantu uko ndimo kubavuga twese tube twazamutse. Famiye Semacumbi mwazamuka. Famiye Muyehe n'urwo ngurwo. Hanyuma hakurikireho famiye Ruhamanya. Abandi basekuru w'abana uyu mwana badukuwemo ngabo basokuru. Imana ibahe umugisha sezera bwa nyuma. Famiye ya Ruhamanya niyo igiyeho. Famiye yo kwa Ntabaresha twabakiriye kugira ngo namwe mwakire ururabo musezere bwa nyuma. Famiye Ntabaresha. Famiye ya Rugabanira nawe tambuka. Abahari barabikora. Reka twakire famiye ya Rugira. Famiye Rugira